Hello friends, nguhaye ikaze cyane wowe udahwema kunkurikirana kuri Snowden TV show. Uyu munsi ntabwo bisanzwe. Ngiye kubagezaho mu by'ukuri ikiganiro bateguriye cyitwa Affiliate Marketing. Affiliate Marketing bukaba ari uburyo bugezweho mu bihugu byateye imbere, aho abantu bashobora kuba bakorera amafaranga mu by'ukuri nta kindi kintu basabye, bitabasabye investment, nta kindi kintu bashoye smartphone na internet yonyine. Niba rero ugiye kuri imiyoboro ya YouTube channel yacu ya Snowden TV show, please ntugende udakanze subscribe, ukore like, utere comment, utubwire ikiganiro wifuza ko twazagukorera ubutaha. Mu by'ukuri rero iyi affiliate marketing ni uburyo abantu bo hanze binjiza amafaranga, by'umwihariko binyuze mu kwamamaza cyangwa se mu kumenyekanisha ibicuruzwa cyangwa serivisi za kampani runaka. Ese ushobora kuba wibaza ati ubundi affiliate marketing ni iki? Mu by'ukuri affiliate marketing ikorwa ite? Ni izihe nyungu umuntu ukora affiliate marketing aba ashobora kunguka? Ngira ngo ibyo ni bimwe mu bibazo mushaka kuba mwakwibaza, nkaba mpari nka Snowden TV show kugira ngo mbafashe mu by'ukuri kuba mwajya nosiyo, kuba mwagira ubumenyi kujyanye na affiliate marketing. Anyway, twagiye. Affiliate marketing ni iki? Ubwo ni ikibazo cya mbere. Kugisubiza ntiza umwanya wawe mu by'ukuri nkubwire affiliate marketing icyo ari cyo. Ni ukuvuga affiliate marketing ni uburyo bwashyizweho bwo kumenyekanisha serivisi cyangwa igicuruzwa, ukabasha kuba wakorera amafaranga cyangwa se direct commission. Uburyo bikorwa rero ni ukuvuga twese tuzi ikintu bita umukomisiyoneri. Umukomisiyoneri nta kindi akora ni ugufata impande zombi, ni ukuvuga umuguzi, umugurisha akabahuza, hanyuma amafaranga arenga ku serivisi bavuganye akaba ari ya commissioner. Gusa affiliate marketing ibyo bitandukanye na commissioner, kuko byo bisaba ko ujya ku masoko akomeye, wenda urugero nka Amazon, Alibaba ndetse n'ayandi. Hano mu by'ukuri ku mbuga za internet, mu by'ukuri urugero wenda ushobora kujya ku masoko atandukanye, urugero wenda twavuga nka Amazon Associates, Clickbank, Digistore 24 cyangwa se CG Affiliate cyangwa se Impact. Mu buryo affiliate marketing ikora ni uburyo nshaka kugira ngo abantu bose mwige by'umwihariko hano muri Afurika, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane ko dufite umubare munini w'abashomeri birirwa bascrollinga. Umuntu akava kuwa mbere akangiza icyumweru scrollinga online, ariko areba megare, ibihangano byo kuri YouTube, ibintu bitamufitiye umumaro biri useless, ariko atazi ko buryo ashaka kuyakora amafaranga mu buryo bwa affiliate marketing. Uburyo rero bikorwamo nta bintu byinshi cyane ukeneye, nta bumenyi bwinshi cyane ukeneye bw'ikirenga, ahubwo mu by'ukuri ukeneye kuba wagira access nko kuri Amazon. Ni ukuvuga ujya kuri website yabo ya Amazon, ugakereyaho account ya affiliate, wamara kukereyaho account bakaguha icyo bita referral link. Iyo referral link rero niyo ukoresha nko ku social media, tuvuge ukoresha TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'izindi. Ujya hamwe nyine upostingira ubutumwa, ukaba postinga ya referral link baguhaye. Mu by'ukuri iyo referral link iyo umaje kuyipostinga, abagukurikirana bakabona iyo link, bakaba bayikanda, bakaba bagura. Wenda urugero umuntu akeneye guhera kuri Amazon, abonye link yawe ayikanzeho, agiye kuri Amazon mu bicuruzwa arahashye, ako kanya bahita baguha direct commission, kubera ko mu by'ukuri wa muntu aguze binyuze kuri referral link yawe nyine ufite baguhaye. So uburyo bwa affiliate marketing hano mu Rwanda mu by'ukuri ntabwo buratera imbere cyane bitewe na business ya hano mu Rwanda, ariko uburyo bumwe wakora ni uburyo bwo kwamamaza ibicuruzwa by'abantu online. Ibintu byo birajya gukora platform nyinshi hano mu Rwanda, mu by'ukuri ushobora gukora amafaranga. Urugero nka Facebook monetization nubwo itemewe hano mu Rwanda, ariko mu by'ukuri hari uburyo bwinshi ushobora kuyibyaza umusaruro. Ubaye warize graphic designer, ubaye warize web designer, uzi kudesigninga utuntu twinshi, uzi gukora ama ads, Facebook ads, mu by'ukuri ushobora kuba wakorera amafaranga menshi. So rero hano mu Rwanda igisa na affiliate marketing ushobora kuba wakora ni kujya mu iduka ukagera imikoranire n'umucuruzi mukamwavugana, ukaba wafotora, ukabasha gukora list y'ibikoresho afite n'amafoto yabyo cyangwa se video,
ukabikora Facebook ads cyangwa se ukabikora indi ads iyo ari yose ukajya ubipostinga ku ma social medias. Urugero hari umuntu ushobora kuba wenda akeneye nka kuka cyangwa se akeneye nk'ibindi bikoresho bisanzwe, akina jag, akina smartphone, wowe ukagenda kuvugana n'umucuruzi ukaba wayifotora, hanyuma wamara kuyifotora ukayipostinga. Tuvuga nanjye niba nyikeneye nkayipostinga, dushobora kuvugana n'umucuruzi uti wenda iyi smartphone igicuruzwa runaka wenda ugishaka ahangahe, akaba yakubwira. So iyo amaze kukubwira wowe uba ufite amakuru ahagije kuri cya gicuruzwa. Ikintu ukora uragifata ukagipostinga, ama kugipostinga ugashyira amafaranga wewe nakambo wagicuruza, umuguzi yagishima yakigura, nyine igicuruzwa akaba yagira yafata, ariko nawe ubashe kuba wagikora marketing ukaba wagira ayo ufata. Uburyo burakora cyane nabugerageje mu by'ukuri mu Rwanda burisa na affiliate marketing, ariko nanone kuko affiliate marketing mu Rwanda taratera imbere cyane, waba ukoresha bumwe muri ubu buryo mubwiye. Ni ukuvuga kuba wafite igicuruzwa cy'umuntu ukaba wagikora promotion, Facebook ads ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma ukabasha kuba wagicuruza ukabonaho commission. Mu by'ukuri rero uburyo bwa affiliate marketing burakora, ariko cyane cyane mu bihugu byo hanze kuko usanga business zaho nyinshi zikorera online. So hano mu Rwanda rero kuko ama business menshi online, mu by'ukuri ushobora kuba wakora nk'icyo bita kwamamariza, wakora Facebook ads, wakora n'izindi ads zitandukanye, kwazica ku ma social media zitandukanye, Facebook se, WhatsApp, Instagram, TikTok ndetse n'izindi. Ariko mu by'ukuri muri hanze mu diaspora, mu by'ukuri aka kantu ndabizi ukumva neza kundusha. Iyo mvuze affiliate marketing ubyumva neza kundusha, kuko njyewe nkano mu Rwanda ndi mu gihugu mu by'ukuri kitacyatera imbere kuri na affiliate marketing, ariko by'umwihariko nk'igihugu kiri guteza imbere ubucuruzi bwa online, mu by'ukuri ushobora kuba wakora amafaranga menshi cyane ku Rwanda ari kimwe mu bihugu bya Afurika byihuta ku muvuduko wa internet uri hejuru, no kohereza abaturage kubona services zitandukanye binyuze mu ikoranabuhanga. Mu by'ukuri uzaba umbwira ngo tujya gusubira muri radio